Aksupe dutangiye kureba ikigoko. Aksusara. Undi ntuwasanga ari agakobwa amaze iminsi ari gutereta. Ariko impamvu uvuga ubu ngenzi guhaye wakumva zisobanutse. Eri, kubera kutanyumva kwawe. Nsigaye numva ntesha umutwe pe. Rero urabizi ko relationship yacu idasengeye. Naragisengeye. Rero urabyumva uko nuhagera nawe ntabwo turaba tuziranye habe na gato. Bwira rero ko ndibuze kubona na Saranda n'Urushya nkubise. None aratashyiramo n'ingumi. Morning baby. Morning Licious, how's your night? Wimbwira gutyo kandi uziko ejo wambeshye. I'm sorry, ejo nahise njya mu bindi mu rugo nkuvugisha. Ako bero ubwo kutangiye kundutisha akazumva bimeze bite wowe? Basi mbabarira ntabwo nzongera. Sawa nyine reka nigendere. Nose kugiye urambabariye. Nakubabariye yewe. Wowe kubyutse kare nta class ufite. Ahubwo se we ko watinze kugenda ahubwo. Shamba mbyukiye mu dustress. Utuye du stress se. Se kutakiza kunsura wowe. Kandi muzatuma nanjye ntazagaruka. Bure bivuga gutyo kurabizi ko nagufite napfa. Ahubwo nanjye sinzi ibyo nari mugiyemo muri iyi minsi. Teri, nino minsi ko numva uze cyane ariko. Erega Brenda umukobwa mukuru. Rero ntago nabura utuntu dutuma nihugiraho. Teri, nizere ko atari utuntu dutuma washwana n'umuntu. Ndakwinginze. Ntari birenza tureka tubona. We ntari birekeraho ninza ndahita nkubwira ariko. Pawa ntari. Ariko Berite, nubwo naraye mbikubwiye nimugoroba nkabona isura yakara ariko biriya bintu ntabwo ari byiza kabisa. Kutavuga se nigendere bro. None mwana ntangiye kumukunda cyane. Inde ukunda se? Umusista tu. Ako beteze ko neza byanze bifashe indi ntera. Cyane man, ubu ni mu bwoba nsigaye mfite. Ntuzikosora ryari? Nikosora iki? Wikosora ibyo nyine maze kubwira bimaze gufata indi ntera. Ese wowe ni biki muravuga man ko numva ibyanjye bitandukanye n'ibyawe? Noneho muri office koko? Office si iki? Sinzi ibyo nawe maze iminsi ngo tewemo ntibiro kubikubaza. No, ibi ni iki none? Ko numva utangiye kunshyira mu rujijo. Erega jone naje kuri office yawe nsanga udahari. Hanyuma se mbaza ngo nabonye iki? Nako twahabonye iki? Mubona iki se hari habaye iki? Nasanze amaheri nayo mu pepe. Kumvuga amaheri nasa nk'abantu buza aho reba. Kwanza mwashyize Ubundi Berite bitewe n'igihe waramaze udakora barabucucu numva ko warabaye Berite mushya. Gusa mbona yari amaherena. Mpita mbona ko ingeso y'umuntu igenda ariko nawe agiye. Teri, ubu tuzababwira iby'inkundo zacu ryari? Ko numva nazihanganira gukomeza gutukwa koko.
uracyafite urufunguzo? ko mbona wabuze amahoro se bite banaje utambwiye? Bre, ni ukuri mbabarira bonje gusaba imbabazi. Mbabarira nyumve ndakwingenza. Urashaka ko ngubarira iki seri? Bre, ejo bundi naraje ngo turebe ibintu byose nabanje kukumva neza. Ari narengereye. Ndabisabira imbabazi. Ni ukuri mbabarira nyumve. Eri wakoze kuza kundeba n'ukuri ko nanjye numvaga nshaka kuzashaka umwanya tukabonana. Turi naje none ndakwinginze twongere gushwana kuko iyo numva utari iruhande rwanjye mba numva ari ikintu mbura. Eri humura uzagumya ufite ku ruhande rwawe ntaho nteganya kujya nutabishaka. Urakoze Bre, ndagushimiye. Ubu noneho tumeze neza nta kibazo gihari. Kucecetse. Eri uri umusore mwiza cyane kandi nta kintu na kimwe gihari nagushinja, ariko nitugumya kwitwa ko tukiri kumwe dushobora kuzashiduka twababaye ku buryo kwigarura byazagorana. Ushatse kuvuga iki Bre? Nicyo nshaka kubwira ni iki, sidora dupfa ko umpamagara ukambura nkabura n'umwanya wo kubonana nawe. Yego ariko noneho nzajya nihanganira igihe uzajya ubonekera. Ntiwikigora Eri, ahubwo mbabarira nkwisabira akantu kandi umbabarire n'ukuri unyumve neza nta rwango rurimo. Urabona ntabwo nkiguha akanya na gato ko mba nihugiyeho bya hato na hato n'utubazo tw'abashuti banjye, ibyo byose rero bigatuma ntakubonera akanya pe. Ndakwinginze ibintu byacu byo kwitwa ko dukundana kandi tutabigaragaza ndumva bitandimo na gato. Bre, ngo mbuze icyo mvuga. Ni ukuri mbabarira unyumve. Wete se gahunda se Neso bro, niyo wamagaye umuntu gutyo warangiza ugakomeza ukamwirisha udusindi twa hato na hato wumva bimeze bita? biba ari neza tese. Ase Berta vipi?
wambwiye icyo unshakira nkigendera ubu ko nanjye no kwitahira. nayo mpamvu uri kunyigiraho cyane kumbe isaha z'akazi zarangiye. Zarangiye nyine mbwira ibyo umbwira. Ese ubundi biti ku muntu uri kumbwira nabi nagutwaye iki? Reka mbwira ibyo unshakira. Ntacyo reka nkubwire nubwo ndi kubona bigize nabi nyine yankubwire ko ngo undi umusore wishimye cyane. Ndabizi ko wishimye. Gusa iki se? Ati cyo ko mbizi ibyo wishimamo narabubonye. Wabonye iki se mbabarira umbwire? Ahubwo urarenze wa musore usa nk'akari akabebi koko. Aha nirarema rwose. Ese ubundi se akabebe uri kuvuga urakazi? Nako nkeneye kumenya mbere. Gusa byuze ni kari gusiga amaherena yakangaha. Ako tesuzi ka kabebe uri kuvuga ari Delice. Ako beri warasaze cyangwa uri kuvuga inzozi warose. Uri kumva ibintu bize biba wakintu. Delice nzi. Delice. Delice twese tuzi. Mwese mumuzira. N'ibibazo mwateje mu muryango none ngo murongeye. Cyakoze cyo beri nukuri reka nkubwire. Nkurikije n'ibintu we na Delice mwakoze byose. Beri haguruka. None uranyita ndakora he? Desi uramutse ngwisa ushira isoni. Wambona? Big up bro. Ubu kuva uyu munsi ngiye kubabera umufana w'umwihariko kuko mufite ubwenge nk'ubw'abazungu. Urandakarira kugeza ryari? Kwimyoza utavuga urabona biri tumarira iki? Ako pedo uri kubona ukuntu uri kwivugisha nkaho wagira ngo mu byo umaze iminsi ukora nta kibazo kimwe kirimo. Ariko ikibazo ni iki? Ko nagusobanura ko udashaka kunyumva. Ako sundi pedo bite? Ni byiza. Nese urandi umwana ungana gute ku buryo ukambeshya kandi nkabyemera. Mbabe. Albine. Mbabe. Mbara wita bishyiramo ko ndi kukubeshya ndakwinginze. Aksupedo. Niziye proje mazemo iminsi. Zishobora gutuma utitaba telefone yanjye. Udashobora no kunsobanurira. Albi. Baburetse gato. Babe, I called you once, twice, gatatu, kane, gatanu. Umunsi urashira undi uraza. Babe, you couldn't even pick up my calls. I texted you, you didn't text me back. Ngo byibuze unambwire ngo urahuze mbimenye. None ubu ngubu uraje narindi mu maproje. Asundi baby, who am I to you now? Albi ndabizi warakaye. Kandi ndabibona pe. Ariko mbabarira, nanjye si yari ngi. Kuko amaze iminsi mu projet by'abandi. Nukuri sindi kukubeshya be na gato. Aksundi baby, nako pedo. Nyeto kushaka nari. Undi kanwaza. Nigukigira izi projet, ubu ntago wari usanzwe ugira izindi projet. Kubera icyo ngubu imico me wari guyize. Niho nyine akazi kabaye kenshi. Pedo, burya mu buzima ikintu cya mbere twagakwiye guha agaciro ndetse no kubaha ni time. Ni umwanya cyangwa igihe.
rero niba hari umuntu ukweretse ko aguhaye umwanya, please respect that person. Kuko iyo utamuhaye agaciro iteka, uwo muntu arabimenya, kandi iyo abimenye ararekera. Kandi iyo agiye birangira uri kwicuza. Mbabona nsohokere mu nzu. Mbwiye ngo iki? Wanyumvise? I don't trust liars. Babe. Kideri. Kuki? Oh, caramelicious. Ubundi buri gihe umuhamagara gutyo. Ndabizi nibyo ushaka. Pero urankunda. Ego. Cyane. Cyane cyane. Gute rero? Ushaka kumenya ukuntu numva ko nkunda? Nuko. Cyakoze dore cyagiye mbere nkubwira ko nkunda. Byari ibintu bitaranzamo neza. Nuvuga ko cyagiye rero mpabera uri kumbeshya. No, winyumva gutyo. Buriya hariya cyagiye nitekerejeho. Nsanga ndagukunda. Ariko nkumva mfite ubwoba nkavuga ati se biramutse ari za feelings zako kanya bikazarangira nk'uwabaje. Kandi ubu niba ari ikintu ubu ngubu numva nagishaka. Nuko kubona baba delicious. Kandi ikindi deri ako delicious. Niba hari umukobwa nshaka ko nkora impande buri gihe buri munsi, n'umukobwa unyicaye imbere ari guseka. Babe, siko ntari nzi kugira amagambo meza nk'ayo ngayo. Oya, ntabwo ari ukuvuga ko ari ibyo, ahubwo ari kubwira ibindi mu mutima. Ni byiza rero, ndishimye cyane ntabwo wabyumva. I love you. I love you too. Ntuzi ko najya mbeshya? Urabeshya? No, hari imbere usinya ibikora. Ngambwira. Ubu sinakubwira ko Saranda ndamwikuyemo. Ibyo mbikubwiye nta mbeshya. Ikigora ndabizi. Akundi burasara ndagwaye ibiki? Nanjye simbizi. Nuvuga ko dukunda turi babiri cyanjye urambeshya. Shadari niba nkubeshya Imana mu ijuru imane pe. Nonese ubwo twabisobanura gute? Dore ndabizi nta busobanuro mbifitiye. Ariko kwa nkukunda byo birahari.
kandi niwe mukobwa numva nshaka gukunda ubuzima bwanjye bwose. Erega mbere yamubwiye ko ndi umufana ntabwo mba ndi kukubeshya. Ariko ikintu nshaka kumenya ni kimwe. Dore ibintu uri gukora urabizi cyangwa Berta yarakuroze kuko nyine nahita ngutabara. Ndabizi Tesi. Sawa niba ubizi. Ako Tesi, uzaba uretse kugira umuntu nkubibwira. Nzabibwira Brenda wenyine. Rero uzabwa icyaha ugigero ngufashe wasa. Aya mvuga ngo iki ndabyibagirwa kurenge bitanibagirwa. Utabyibagirwa so. Cyuki ngikiri wibagirwe. Reka. Ndajase. Action. Sema mubyeyi ni koko. Cyangwa mujye mubwira pe.